waneranyije na Murinda Habirene, umuntu waneranyije na Yago, umuntu waneranyije na Rigani Rugaju Rigani, yego sibyo aka kantu guyishyuye aha ngaho wari waryamye muri arena. ubundi hano si perezida wacu w'igihugu yishyuye. Iyi arena se ni iya papa wanjye, iyi ni arena ya papa wanjye. Kagame yarayishyura ngo ati sikahita umwana wanjye ntuzajye nishaka ndarara. Undi se ndajya kurara muri Papa wawe yigeze agura arena? Perezida Paul Kagame ni sose ni umubyeyi wanjye. None se sindi inkoma mashyi y'igihugu. Umwana wa Kagame mu bana be. Ahubwo ushobora no gusanga ari njye mfuraye. Uri umwana wa Kagame. None se ushobora gusanga ari nanjye mfura. Yego. None se reka nkubaze ikibazo kimwe. Njyewe ndi inkoma mashyi y'igihugu. Burangiye nimba no mu bintu abantu batazi. Yego. Iyo ugiye gukora content ubanza gutekereza kabiri. Yego. Ibyo abantu bavuga bitandukanye n'imitekerereze yanjye, kubera ko n'ubundi njye mbayeho ku isi kugira ngo uvuge undavuge, kuko n'ubundi sindi ku isi kugira ngo abantu bamvuge neza. Kandi unamenye yuko hari indirimbo nakoze bita Rokete ivuga ngo sinkora ibikunezeza kugira ngo njyewe nkundemere neza. Oya ari ibyo kuvuga ngo ngiye kujya mu mwandiko y'amano namwimura. Namwimura y'amano na Deben nkamwimura na Bruce Melody namwimura, kubera ko byonyine kuba yaratendinze inziri ya show nabyo ni iby'agaciro. Nkashimira team yose ya 155 nayo ni sawa. Nkashimira Element Ere, nkashimira Kevin Kade, nkashimira Sherry Silva kuba yarazanye bari ababyinnyi biwe. Wabonye ko batanze umucyo, banakoze performance nziza, ubona ko ari performance iri mu mucyo igaragara neza. Tukanashimira Udofisho ndarana mwenyewe made in Rwanda Miss Ubushinwa Papa Kibwaye. Indabo zose TV bageza biganiro bigiye bitandukanye, niho hantu honyine ushobora gusanga ibintu byiza. Abantu benshi bakomeje no kuza bavuga ngahangaho iyo tuhageze ngo turahirwa kuko nta matiku nta mateshwa ntaki, no kwiganirira gusa tukirira na show muri rusange. Turi kumwe n'icyamamare rero nta n'amatiriganye. Boro maheruka ndi kumwe na Muzosi dukora ikiganiro twenda kugishwaniramo. Ahita acika kongera kuganira nanjye. Skaitu Muzosi ni iki kintu muziho uhita umwumva yo wumvishe? No mutigisi uyu muji muzi kera. Ubundi namwita Papa Nyakso, Papa Kiramani, boss wa Wanuze, boss wa Nzovu. Kuko Nzovu aramuruta. Nzovu ejo bundi yujuje imyaka 50 n'ingahe n'umwe n'ibiri gutyo. Nzovu aramuruta, ariko Nzovu aramukunda. Hakaba n'undi muntu witwa Shitani kavukire y'ahantu bita Jikero. Jikero urahazi? Wapi? Mu Gashyekero. Aho ndahazi cyane. Akaba ari hari n'abandi. Hakura mujama yagiye wari inshuti na Shitani wagiye muri Kenya, warwanaga muri filime bita Metre Nzovu. Hari umuji wakubitaga bya danje wakundaga Muzosi w'inzobe se. W'inzobe wagiraga utuntu tw'udusuko. Wagiraga udusuko. Amwita gutera. Wakubitaga bya danje. Ubwo ari we Kivejuru. Oya pani Kivejuru. Ashiri shaka. Ashiri ndabwemera bya danje. Ari batipe barakweze mwana. Yego Skaitu. Amakuru yanjye ngimeze neza cyane. Umwaka nawutangiye meze neza cyane. Nanyweye B1 gin meze neza cyane. Ndi muri arena ndi kwenjoyinga show. Umwaka urebye giye umwaka mba nawutangiye neza. Ariko umwaka w'ibihumbi 2024 niwo mwaka ushobora kuba wavuga ngo Skaitu ngiye wayisungira umwaka mwiza cyane. Oya ntago ari wo wonyine. Buriya imyaka sinzi ukuntu mwe mufata imyaka ukuntu imeze. Imyaka ni imibare. Umwaka uraza hari ibyo gukorera biterwa n'intego wowe ufite. Hari igihe umwaka uza ukavuga ati nyifite intego izi nizi muri uyu mwaka, rimwe na rimwe zikaba successful, izindi nizibe successful. Hari umwaka wa 2019 ndabyibuka 2019 nigeze gukorana back content bita bamvugirije induru. Irazi goyinga viral nkajya mvuga abantu bavugirijwe induru muri content. Icyo gihe mwebwe mwari mutaratangira bino biboro. Icyo gihe mwari mutaratangira zino staff. Ndabyibuka ni boro yigeze kuba
tugera muri stade Amahoro ndi kumwe na Bakti turasohokana mu gitaramo Diamond yari yakoreye muri stade nyakwigendera Jay Polly aribwo Diamond yigize kumuhamagara kuri stage akavuga ati maniga Jay Polly ibintu nk'ibyo ira content rero yarankoreye noneho 2020 ibirazimye mu mpera zayo hahita haza Wabagaye kubitwa haza Wabagaye ibiratse nayo nayo ibiraje iratwika 2021 nkora boro bita Zibura Nshiki nayo irakubita ariko ntiyaba massive ntabwo yigize ba massive nyine hari ukuntu ukora content nibe ukabona ko yatsiwe ariko itarenze cyane bundi 2019 twe twakoze yitwa nari nakoze bamvugirije induru nyikora 2019 irazi goyinga viral 2020 nakoze iyitwa Wabagaye nyikorana na Emirene irazi ba massive ariko yo yakubise imyaka yo ukomezanya n'akamaro oya iyo nizibirashwe iza Wabagaye zo nazikubitiye kuri The Choice ya mbere nzikorera kwa Irene muri The Choice irazira yarahitinze ndabyibuka yarahitinze yakubise mu mpera z'umwaka wa 2020 na 2021 irazira goyinga koko 2022 nibwo nisanze kwa Bakti kuri cano kuko Bakti yari amaze kuva muri Afrimax uko 2019 dukora bamvugirije induru twayikoraga kuri Afrimax twita twisanga kuri news kuri Big Town TV kuri Big Town TV turakora ibintu bigenda neza ahantu harashya induru ziravuga ibintu bigenda neza hadashize iminsi murayireka tuba turayiretse Bakti aba yikereye kwirongorera Bakti yahise arongora ahita yigendera muri Australia ibintu byacu biba bifropinze gutyo muri uwo mwaka buretse gatoya uwo mwaka wa 2022 mu mpera saho sinigeze nkora naragenda kwa mani nigira muri family issues nigira mu zindi deal zanjye kuko ndabyibuka icyo gihe nahise njya muri company bita Dova n'aba diaspora batangira kugushiraho itanigira oya ntago bigeze banshiraho kuko nese njya muri company ntago wakoraga nawe yanagiye muri company bita Dova njya kuba umushoferi yego urumva nari ndi kwikorana n'ababoss muri company bita Dova ndo umushoferi ariko bidahemba neza oya byarahembaga none se Dova si company yahembaga nari umushoferi nimba naratwaraga diaspora twagera nk'ahantu agiye kurya nanjye nararyaga yaba agiye gukanda kanyenyeri nanjye akakankandira akama ikintu bita tip urumva tip nayo rero yankoreye umuti nakubise ubwo uwo mwaka wose kugeza 2023 numva ko Dova yafunze mu mwaka wa 2023 hera mu merero za 2023 nibwo naje 2023 byagenze ute 2023 ndabyibuka yuko hari ibiboro nahise ninjiramo bindi navuye muri Dova itajya nahise nkora company y'ubukomisiyoneri bwo kwigenga nyene nkajya ndanga amazu ibibanza n'ibiki mukora n'amapranka we nabayeme dukora amapranka ari aho ngaho nyene tu ahubwo ubwo ngo 2024 niyo naje kwinjiramo mfite content yitwa Icara Wige irazira goyinga ni nayo content ariko iyoboye umwaka ubundi ni nayo content yaje ihitiba massive mu Rwanda iraziyobora umwaka wose kabisa abantu benshi cyane bahita baza banakugenda kuko nabonye ariko ukaba warayikuye kuri fata ku mavuta fata ko ya ni we wazanye ibintu byo gusesengura inde fata ku mavuta oya shababo nawe aya none se tuziranye ryari wowe ko tuziranye ngiye kugukoresha interview n'ubundi none se izo zazibura izo content zose uvuga byari ubusesenguzi nakoze content yitwa bamvugirije induru umwaka wa 2019 n'ubundi ari ugusesengura nayikoranye na Bakti ari uburyo bwo gusesengura mvuga ati runaka bamuvugirije induru nkajya nanga na fact zigaragara impamvu yavugirijwe induru nigeze kuzibura uwitwa Runa niyo nzima nzibura uwitwa Shadibu nzibura uwitwa nyakwigendera Jay Polly nzibura nasibuye abantu benshi nasibuye na Bakti ntabwo byibuka ndi gusera na boss Bakti ndi kumwibutsa ibihe byiwe yego agikora injyana agikora hip hop ndi kumubwira ati nubwo uri boss unyirukana uyu munsi nubundi nawe injyana yarakunaniye akazi nushaka ukavemo ibyo ni ibintu nagiye nkora igihe kirekire ntabwo ibyo ari ibintu yego
fata ya profise mu mwaka njyewe nari nahagaritse ibyo bintu nahagaritse mu mwaka mu mpera z'umwaka wa 2022 nje nibwo nahagaritse ibyo bintu ahubwo fata ayitenjera mu mwaka wa 2023 araza arawukora koko ngiye kuko nari ndi mu kandi kazi Skype impamvu nkubwira ngo umwaka wa 2024 warakuhiriye ni umwaka wabyariyemo umwana wawe w'umukobwa ni umwaka wazanyemo icara wige igoyinga viral byanyabyo ariko nzana na strenge zitandukanye nzana n'abahungu benshi cyane nase nzanamo abantu bagiye batandukanye nazanyemo uwitwa Kamarade nzanamo uwitwa umukada nzanamo ubu wamaje no kwitereka nawo nawo mese neza cyane nzanamo nande hari nundi mujama nateretse bamwita Binovia nzanamo uwundi we ntago aratangira gufata ariko azafata nabaye Kabaka na Jackie nawe n'umukobwa wacu ngiye na Kamaro na Jackie n'umukobwa wacu ngiye Kamaro se rega Kamaro ikintu yakoze buriya Kamaro yafashe Jackie amuzana mu bintu byo kujya mu mavideo ahubwo Jackie mu bintu by'ama interview nigi wamuzanye kuri social media muri ubwo buryo yego impamvu nakubwiraga ko ari wo waguhiriye no kubera ko izo mpamvu zose ibyo bikorwa byose wokoremo unasinya n'amasezerano na B1 Gin oya company nyinshi namamariza company bita Mango 4G mfitemo B1 Gin ahubwo uyu mwaka niwo natangiranyemo n'izindi company niwo watangiranyemo n'izindi company yego Skype ndashaka kukumvisha kana hangaha ubwo wari wagiye mu gitaramo cya The Ben aho yari yagiye kumurika album yiwe ari aka interview wakoze ugakorana na Emi ariko abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ko ngo wari wasinze wananyweye n'urumogi abantu ibyo kamanza nkumvisha aka kantu ahangaha wari waryamye muri arena ubundi hano si perezida wacu w'igihugu yishyuye iyi arena se ni iya papa wanjye iyi ni arena ya papa wanjye Kagame yarayishyura ngo ati Skype umwana wanjye ntuzajye nishaka ndarara ubundi se ndajya kurara muri papa wawe yigeze agura arena Perezida Paul Kagame ni sose n'umubyeyi wanjye none se sindi inkoma mashyi y'igihugu umwana wa Kagame mu bana be ahubwo ushobora no gusanga ari nge mfura ye none se ushobora gusanga ari nanjye mfura yego none se reka nkubaze ikibazo kimwe njyewe ndi inkoma mashyi y'igihugu burangiye nimba no mu bintu abantu batazi iyo ugiye gukora content ubanza gutekereza kabiri ibyo abantu bavuga bitandukanye n'imitekerereze yanjye kubera ko n'ubundi nge mbayeho ku isi kugira ngo uvuge undavuge kuko n'ubundi sindi ku isi kugira ngo abantu bamvuge neza kandi unamenye yuko hari indirimbo nakoze bita Rokete ivuga ngo sinkora ibikunezeza kugira ngo ngewe nkundemere neza oya ntabwo ngewe nshinzwe kugira ngo we babu rwose ngewe ngutunga umere neza oya nje ahubwo nge nkora ibintu byanjye nyine ngewe bituma hari abo biba byanejeje hari nabo bitanezeza abanyeshyari babaho umuntu yemerewe gutera comment yose ashaka biragoranye ariko wenda ngewe reka nkubwire wapi ngewe ngira vibe zanjye zitandukanye buriya muri arena nari nishimye twari dufitemo company bita Ready Flow namamariza inshyashya yari yamaye contract namamariza nari nanyweye amayoga yayo nari imeze neza nari nishimye nari mfite ibyishimo deja no ko byonyine no ku branding arena navuga ko ari y'umubyeyi ni sawa kuko iterambere ryinshi tumaze kugeraho turigezeho kubera ko His Excellency Paul Kagame umukandida wacu w'umuryango wacu wa FPR twitoreye kandi tumutoye igihe kirekire twemeye yuko atuyobora kandi twemeye yuko atuyobora kuko twarabyemeye twaramutoye kandi tubishyira no ku mugaragaro nje ndanamushimira cyane impamvu mwita umubyeyi ubaka akanya mu murenge ntuyemo ubu nje ndi umuyobozi w'urubyiruko. Do you understand? Ubwo urumva ngiye impamvu mwita umubyeyi ni ukubera ko ni umuyobozi w'urubyiruko mu murenge ntuyemo. Sure. Mu murenge wacu ando bahari Gasanze. Ubona ari ibiki bahereyemo kubera yuko ndi umu social media influencer ndi umuhanzi kandi mfite na IQ iri top mfite n'amashuri nje narize ntabwo ndi umuntu w'inkandagira bitabo ntabwo ndi nkamwe hano mwese nje mfite nshobora kuba nahagarara ngatanga speech nziza ndi umu MC mwiza ndi umuvugizi mwiza navugira urubyiruko kandi ibyo bintu urabizi ndi special material ndi youth inspiration
ibyo byose ni amazina agiye atandukanye. Icyo cyizere rero kuba barakingiriye ni ukubera yuko bambonyemo agaciro. Buretse n'ibyo byonyine ndi umupapa wiyubashye, mfite umuryango, ndatuye, sindi n'inzererezi, ndatuje isaha n'isaha, nta muntu wanshaka nka mbure nkawe ubaheye. Ushobora gusanga wowe nta muntu waguperereza ahantu utuye akabura, nkawe nta muntu uzi ahantu utuye. Wowe first of all umuntu akwisa indaya nta kosa y'abakozi, kubera ko nimba wirirwa ugura indaya mu migina no mu midu no muri kubera iki mfite umugore ntawugira. Uramufite se ubu wambaye impeta nk'iyo nambaye? Uraho ngaho urasamye gusa nyine. Umugore ni impeta se? Oya, umugore si impeta. Wagiye mu murenge tubyerekane, duhamagare tugende, ibintu byarakemutse. Tugiye kujya ku irembo wandikemo amazina yawe mo hano muri telefone, wandikemo amazina yawe yose, bahita bakwereka nimba uri ingaragu nimba ufite umuryango, bahita babikwereka. Binyereke njyewe tugiye kwinjira muri systeme y'irembo, unyereke nimba ufite umuryango, ngenda ahita nkwemerera nimba waranabyaye cyangwa nimba waranarongoye. Uzambwire tuze kureba. Unambwiye yuko ari wowe uhagarariye urubyiruko rwo mu murenge utuyemo. Yego. Urasinda ku buryo kuvuga izina Rugaju rigana bikunanira? Ibyo ntago ari ibyo ibyo bintu wowe utangiye kwinjiramo, utangiye buretse gatoya, utangiye buretse nkwereke. Ibyo bintu babyita political manipulation. Reka tubanze nje nkwigisha n'ikinyarwanda cyangwa nje nguhereza n'ibintu mu develop mu bwonko. Hari ikintu bita political manipulation. Ushobora gusanga nk'uwo munsi narabyikoresheje bitewe no oya wivuge wewe wiseka petit frère, wiseka urumva wowe ibintu ushaka, wowe ibintu ushaka urashaka kumvisha abantu yuko wowe ibintu nakoze ari ibintu bibi, ari ibintu bitameze neza, kandi hari ahantu banza wumve yuko uri umuyobozi w'urubyiruko. Kuba ndi umuyobozi w'urubyiruko buretse gatoya, kuba ndi umuyobozi w'urubyiruko ntago bivuze yuko hariya ntago nari nagiye mu rusengero, nari nagiye muri show, nta nubwo nari nagiye ahantu buretse gatoya, kwasindira zira nzoga bari bazanye n'iziki. Skoro yari yaje kwamamaza mu hari ukugira ngo bigende gute, kugira ngo nyine kunywa nukunywa mu rugero. Narorenze se warampimye no mu mashusho biragaragara, no mu mashusho biragaragara. Uretse nkumvishaga gatoya Skype winyumvisha ibyo bintu, nanjye ubwanjye ndabizi, naranabibonye kubera ko ninjye wabikoze ndanabizi. Ahubwo wowe ari igihe mwebwe ari ukuntu mukunda mwebwe abanyamakuru. Buretse gatoya babu, wowe wari umukomediye, ubaye umunyamakuru ejo bundi. Urumva wowe uri gushaka gusesengura ibintu bidafite fact, ibintu biba byararangiye. Nkaho twakice ngo dusesengura igitaramo cyose, wowe uri gukonta ngo kubyo navuze. Ibyo navuze hari abantu babyandastinze, babyumvisha, banabikomantinze. Ahubwo wowe ni comment uri gutera cyangwa se uri kumbaza? Ndaza kugenda uri kumburetse gatoya, uri kumbaza cyangwa uri gutera comment? Ni ikintu kimwe ndi kukubaza, uri kumbaza cyangwa uri gutera comment? Koresha ubwonko bwawe. Wowe yagerageza gukoresha ubwonko bwawe. Wowe koresha ubwonko bwawe. Ndagira ngo wowe nkawe ukibibona ahubwo wewe watehiye comment. Ahanga nje no kuyikubwira ahubwo sina ngombwa ngo nyitere, nje kuyikwibwirira. Ahanga bivuze ngo waba warateshutse se ukirangagiza yuko uri umuyobozi. Buretse nkubaze, TikTok ni iki? Ubuza abantu byonyine ako kaboro kari gutwikira ku ma TikTok yabo, akawa gakoze ubishaka. None se nukuvuga ko Rugaju rigana atari inshuti yanjye tutaziranye? None se first of all ubanza umenye yuko buretse manze nkubwire, njyewe nakoze urubuga rw'imikino kuri Radio Disi ndukorana na Faustino na Jado Max. Yego. Baza kunjyana kuri Radio Rwanda, nkorana na Ruvuyanga, nkorana na Rigana Rugaju, nkorana na Claude Kwizigira, nkorana na Axel Rugangura, nkorana n'uwitwa Eric Dinyo. Aba bantu bose ni abantu tuba tuziranye. Njyewe rega nkunda challenge byonyine no kuba byonyine wowe uri kubivuga muri ubwo buryo. Ntago njyewe ntago icyiza cyawe nyine niko uri mushyashya, ni na comment wikeneye, ukeneye attention z'abafana. Ibyo wavuga byose nta kibazo. Rugaju rigani yago postinze wabimenye kandi nanateye comment. Reka nze nyirebe ariko ndabanzana nakukumvisha. Urakanyumvisha kandi narakumvisha. Uretse nkakumvisha nanone. Umuntu waneranyije na Yago, umuntu waneranyije na Rigani
rugajurigana yego sibyo sigaye tuhagarara hamwe hagarara hamwe ino audio ndashaka kuyikina uhagaze ahantu hamwe kandi ndayizi hagarara ahantu njye senzane telefone yanjye ariko nanjye ubwanjye nayishyize kuri TikTok oya buretse hagarara ahantu hamwe urebe muri kamera nkumvishe no audio njye ndashaka kukwibarizaho utuntu umuntu waneranyije na yago umuntu waneranyije na rigani rigani rugajurigana yego sibyo rugajurigani urumva yagupostinze ubwo ndumva wanabibonye genda urebe replay yanjye reka nyirebe gitohoza munyamakuru we koko dere biri byo Scovia yavuze wateye comment na replayinze babyita kuri playing yego uko mamashyi bishatse kuvuga iki banze some nakomye amashyi aya nawe yagisoma man oya gisoma bro gisoma wasisikaye tuse biratse gato nakoze replay ebyiri ngiye nakoze replay ebyiri hariyo nakomye amashyi hari niyo navuze uyu ni DJ Didman wavuze ubundi mu buzima bwanjye nkunda Skyto abagaye bikomeye na waduteranya happy new year doughboy yego reba nanditse muvandimwe nta kibazo kabisa kandi gubwa neza komeza ugire amahirwe n'imigisha umwaka mushyashya rugajurigana sasa rero yego ahangaha yakoze kosa kuba yagupostinze no ya nta kosa yakoze kandi byonyine ako kaboro katanze attention nibyo washaka byonyine ni content iyo ngiyi iyo ni content none se ubu twicaye ibaze byonyine mu bintu byose wagakwire kuburi kumbaza hari ibintu byinshi wagakwire kumbaza ariko byonyine biriya byabaye muri iriya show muri kiriya kiganiro nibyo byonyine wowe ushaka gukuramo content kandi wagakwiriye kuba hari ibindi bintu twagakwire kuganira biriya byarangiranye n'iratariki ariko kubera ko ari byo ushaka kugira ngo ukuremo content reka tubiganire impamvu rero aka kavido nkakubashijeho ndagira ngo ukosore imvugo mu buhe buryo utasinze noneho nta nubwo uri no muri show none subiza ute ko ntazinyweye nono wasinze none subisi B1 ituma mutubwenge oya ntago ituma dutubwenge ahubwo itwongera ubwenge ibongerera ubwenge niyo wari wanyweye cyane niyo yari yakongere burabwenge bukomeye yongera byinshi yongera ubwenge yongera harya ni iki mujye mukunda kuvuga ubundi B1 Gin itera akanyabugabo So reka aka kavido tukarenge nagira ngo umbwire ubundi igitaramo cya The Ben we wakibonye ute ni igitaramo cyari massive ni igitaramo cyagenze neza ni igitaramo cyari kirimo creativity nyinshi zitandukanye ni igitaramo cyari kimeze neza cyane urebye kuri kote zose zigiye zitandukanye ni igitaramo ubona yuko cyatanze ishusho nziza y'umuziki nyarwanda ni igitaramo ubona yuko abantu bakiriye neza ubona ko cyari gifite ubwinshi bw'abantu ubwinshi yego buri double yego urumva burimo n'abantu benshi yego burimo n'abanyamahanga benshi ni igitaramo cyagize n'abaterankunga benshi cyane yego ni igitaramo cyari kirimo Score Mart cyari kirimo company ya Score ni igitaramo cyari kirimo company ya Red Flow ni igitaramo cyari kirimo Foriza ni igitaramo cyari kirimo iyi kampani yubaka harimo kampani nyinshi cyane harimo kampani nyinshi cyane zigiye zitandukanye ubona ko ni igitaramo cyitabiriwe n'abantu n'ingeri zose ni igitaramo cyitabiriwemo n'abakire bagiye batandukanye ni igitaramo cyitabiriwe ubona yuko abantu bari bakumbuye Bruce Melody yego oya sinawe wenyine kuko na Tough Gang yari ihari hari harimo oya sinawe wenyine harimo abakire harimo boss wa Ruga harimo abakire batandukanye harimo umuboss wa Tekino boss Frank mushimira cyane harimo boss wa Kigali Phones Shop Nyiriketi Phone boss Rukundo Patrick yari ahari harimo abakire bagiye batandukanye harimo umuboss bita Michael harimo umuboss harimo ba Marshall Rio Estate harimo abakire harimo umuboss bita my brother boss Richard harimo abakire ugiye kureba harimo abakire bagiye batandukanye bari ku rundi rwego harimo my boss w'ikinyobwa B1 Gin yari ahari harimo ingeri z'abantu bagiye batandukanye
zitandukanye, hari harimo urubyiruko, hari huzuye abantu. Ugiye kureba ukareba muri floor ya mbere, ukareba muri floor ya gatatu, ukareba muri floors zigiye zitandukanye zose zigize arena, wabonaga ko abantu buzuye, abantu bishimiye igitaramo. Hari harimo sound engineer bameze neza cyane. Reka dushimira abakire nka barufa, dushimira ababosi baje, hari harimo ingeri za, dushimira itangazamakuru muri rusange cyane by'umwihariko. Tunashimira BK Arena of course, yatanze BK Arena abantu bakayidagaduriramo, abantu bakamera neza. Ibyo ni ibintu mana abantu baba bakwiriye gushima. Performance ya Mpano wayibonye ute? Performance ya Mpano yabaye nziza, yabaye performance nziza, yabaye massive. Ni performance ubona yuko abantu bishimiye ku rwego rutandukanye nk'urw'abandi bantu batandestandingaga ya Mpano. Ubona ko ni na performance yatumye ya Mpano ajya ku yindi level cyane, ku buryo n'undi muntu wese ashobora kumwifashisha mu bitaramo. Yagaragaje ko ashoboye cyane. Oya, si no kuvuga ngo yagaragaje ko ashoboye, arashoboye kubera ko afite indirimbo nyinshi abantu bazi, afite indirimbo nyinshi abantu bakunda, yerekanye nawe urwego rwiwe. Ndagenda nkushyiriramo utuntu twinshi. Hari inshuti yawe yakadasohoka bamwita Yago Pondat. Yago inshuti yawe yakadasohoka banzu nanamusuhuza aho yibereye. Hi my brother Yago Pondat. Mu magambo wanivugiye wavuze yuko baguteranyije nawe. Ninde muntu waguteranyije? Oya, ibyo byararangiye. Narabivuze, ni iriya ni inkuru isoza umwaka. Iriya ari show iri gusoza umwaka, ngenda mvuga ibyagiye birangura mwaka, kuko ntabwo nanjye uriya mwaka yego wambere mwiza, ariko ntiyabuze ibitaragenzemo neza. Ibyo byose ni ibyaranze uriya mwaka, ariko byarangiye, ariko ntaburaga gushyira muri close yanjye. Ubwo mwariyunze? Twariyunze kandi n'ikiganiro gihari. Yego ndaza kukumvisha akantu yateye comment ku gitaramo cya The Ben. Ariko se izo nizo content, kunyumvisha utwo tuntu nibyo wagize content? Oya, ndashaka ngo ugire icyo ukambwiraho. Nkavuge wo mu buhe buryo nk'umuhanga. Iyo ni content, tuvugisha ukuri. Kuvuga ngo runaka yavuze ibyo bintu ni content. Sky 2 oya kuba ari inshuti yanjye, njyewe rega ntago ndi umukomantere, nje ntago ntera comment, ahubwo nge ngaragaza opinion. Aha, noneho uraza gutanga opinion yawe. Opinion yanjye rega kenshi na kenshi nyitanga muri content yanjye, ahubwo nawe keretse ahubwo wowe mbaza nka comment yanjye. Kuri Yago? Oya, kubyo yavuze. Ariko ndabanza nkakumvisha nta kibazo. Gashyiramo nta kibazo kubera ko ariyo content yawe. Imana nukuntu The Ben yakoze concert. Yaravuga ngo ikindi kintu nashimiye Imana nukuntu The Ben yakoze concert muri BK Arena akayuzuza, umwe mu bahanzi bamwise umunebwe. Ikindi kintu nashimiye Imana nukuntu yavuze ngo ikindi kintu yashimiye Imana ngo nuko The Ben yakoze concert muri BK Arena akayuzuza, ngo umwe mu bahanzi bamwise umunebwe ngahari. Ariko nkaba nabonye indi foto igaragaza yuko ngo bagiye gukorana indirimbo. Ibya game bakaba bagiye kubishyira ku ruhande iby'imikino, bakaba bagiye kujya mu bikorwa. Nkawe nka Sky 2, Bruce Melody na The Ben n'abanzi banini cyane, kuba bagiye gukorana indirimbo noneho nta by'ubunebwe, ni ikintu wowe ufata gute? Ikintu nakubwira nge nka comment yanjye nababwira ngo umwaka mushya. Ndabyemeye baguteranyije na Coach Gael. Ura muntu ni umugome. Oya, ntago wowe rega ngerega sinjya nkunda ibiboro by'amatiku. Wowe uri kuzana amatiku, utuntu wagiye usoma muri comment. Wowe uri kugenda ugasoma ibintu byavuzwe muri comment. Urabona wowe ibintu uri kuza kumbwira. Wowe uri kugenda ugafata utuvideo twagiye ducicikana ku mihanda, ukagenda ukajya muri comment. Wowe ngo Sky 2 ngo baravuze ngo hari wari wasinze, ngo hari wari wanyweye urumogi, ngo hari ngo byagenze gutya, ngo hari wakoze amakosa. Buretse none se hari nari nagiye mu bukwe, ari wagiye muri show. None se nagiye muri show bazanye kunywa inzoga ukanarengera. Oya, ntago gahunda ari ukurengera. Uzi ko wabuza aho uryama ukaryama muri arena? None se hari hasi mu rugo. Ara ninduba. Nindubi wacu nari. Oya, ni mu karere kacu ka Gasabo by the way. Ni mu kandi ngimba mu karere ka Gasabo, biriya nabyo ni bimwe mu bintu batwubakiye twemerewe kwenjoyingamo. Yego. Ahubwo we kuko none se nitwa
njye nitwahirwa abasenga yego kubera yuko nubundi ukunda gusenga ubuse ntago ndaba nkugerageje byaterwa ku buryo wadukubitira agasengesha ahangaha ntago we nagusengera wowe usengera abadukuriye oya we ntabwo nagusengera wowe ugira amatiku wowe uri umunyamakuru w'amatiku oya nta matiku Sky nta matiku urwego rwawe narubonye umunyamakuru w'amatiku wowe aya matiku Sky oya wowe ntabwo uri umuprofessional kubera iki ubaza ibintu wowe utigeze wowe uracyari umuntu ukotinga kuri comment z'abantu umunyamakuru w'umuprofessional urakotinga utuntu two kuri TikTok urashaka kugera kumbaza ngo kuri Oriki Mondi urumva wowe okay mu gitaramo cya The Ben twari twiteguyemo Diamond umuhanzi ukomeye cyane muri Afrika no ku isi hose yego kuba ataraje wowe ubundi kandi nzi ko wari wanavuze ati ngo ntago azaza we na Yemi wari mwavuze ngo nubundi ntabwo azaza iriya ni opinion nakoresheje mu kiganiro cyanjye uza kuza kumbwira impamvu The Ben yifashishije Diamond mu kwamamaza igitaramo cyiwe abizi neza ko atazaza oya hari gahunda The Ben waje muri press conference narayibonye ariko ntago wahageze nimba utarageze icara wige rero urumva wowe uracyari wowe kwa muntu utangaza amakuru first of all ntiwageze kuri ugira ikarita y'abanyamakuru igitangazamakuru ukora ugira ikarita yacyo ngira sinyatire oya ndakubajije ibi bintu Skova yavuze yuko abanyamakuru b'aba YouTubers batagira ibyangombwa bategera RMC ngo ibahereze ibyangombwa hari ibitaramo muzajya muzamo bakagira ute bakabasubikira kwinjira bitewe nuko muri unprofessional kubera ko ibintu byose mubaza ntago muba mwageze kuri tele n'ikintu ugiye kubaza umuntu uba umeze nk'uwaje wicariye intebe gusa utaje wicariye amatwi gutere imwe uri kumbaza nk'umunyamakuru wowe uri kugira ngo wagira ngo ni ngewe waguhostinze wowe uri kugira ngo nge nkubwire ibintu kandi nkayo hari nk'ubu twagakwiriye gukora ikiganiro ukajya umbaza ukambwira ati runaka yavuze ibi bintu kuri iyi tariki twicaye nawe ibi bintu wagira uko bivugaho ibyo ni ibintu twagakwiriye kugenderaho nkagendera kuri iyi ide yawe nanjye nkagendera ku yanjye ariko mu gihe nasanze ide zawe ziri unprofessional mbabara ibyo bintu reka kubimbaza kwa kuzi ko byago oya wabikoreramo amakosa na uzise impamvu ushobora kuba nabikoramo amakosa ushobora kumbaza ikintu nkagusubiza ubusa kandi mu buryo abantu banzi batanze mu buryo bwo gusubiza ubusa Sky to ntago ugisubiza ubusa wambwira nk'ikintu nasubijemo ubusa ngira mu biganiro nakoze umbwira ikintu nasubijemo ubusa kandeke kugutaha oya ngewe oya hane none se ubu hano ndi mu nzu yego umwana ameze gute mu rugo se tumeze neza turashima mama Dobo araho ameze neza cyane tumeze fresh umwaka yawutangiye gute tuneza cyane cyane rwose Sky to yego ubu ubona iyo utaza kuza muri showbiz wari kuzakora iki nari kuba ndi gucuruza imyenda nari kuba nyikiri kuyicuruza bari kuba ukiri no kuyicuruza kuba nari no kuba ndi umuhayiti kubera ko nibyo nize computer science and management Sky ni iki kintu cyakubayeho mu bwana cyangwa se cyakubayeho no muri showbiz kikagusetsa kikanakubabaza utajya kunda kwibagirwa ikintu cyambayeho kikambabaza cyane n'uburyo narwaye nizeye ko inshuti zanjye zizansura ntihagira nimwe insura umuryango umeze neza umuryango umeze neza ndashima Imana warumbwiye ukuntu warwaye ijisho uzi ko narwaje n'umuryango wanjye nta nshuti yanjye nimwe yigeze yansura ariko byara baragusuye byara baransuye ariko ndwaye nta wansuye nagiye kubona mbona Irene nariganira Rugaju yego bakuzanira igitoki yego baza kuyakanda cyane sinabo bonyine haje nabandi bantu ariko mu bantu wagiye ushinja ko batigeze bagusura kandi ari ababosi bawe na boss wa 3D nawe wamuzanyemo naramuvuze mu kiganiro uranamwicaza ndaramwicaza mbibwira n'umunyamakuru twakoranaga bita Romeo ndabimubwira ntago byigeze bibaho kuri aka kanya rero ndagira ngo twicaza abantu batoya nk'iminota mikeya cyane twicaza abantu bakeya tunimura abantu bakeya ntago ubu ndi muri content yicara wiga ntago ariyo ndimo kabisa ntago ariyo content ndimo babu
bishaka kungoresha amakosa. Warayihaza se? Ntago ari ukuyihanga ahubwo ariko abantu baba bayikunda. Ntago ari ukuyihaga ahubwo ni ukurenuvera. Ya mana ariko twamwimura. Umuntu ararenuvera. Ya mano tujye ari ibyo kuvuga ngo ngiye kujya mu mwandiko. Ya mano namwimura. Namwimura ya mano na The Ben nkamwimura na Bruce Melody namwimura kubera ko byonyine kuba yaratendinze iriya show nabyo ni iby'agaciro. Nkashimira team yose ya 155 nayo ni sawa. Nkashimira Element Ere, nkashimira Kevin Kade, nkashimira Sherry Silver kuba yarazanye bari ababyinnyi biwe. Wabonye ko batanze umucyo, banakoze performance nziza, ubona ko ari performance iri mu mucyo igaragara neza. Tukanashimira nanimura na BK Arena ikomeje kugenda supporting abahanzi nyarwanda. Wabonye ko cya kibazo cyagiye gikemuka cy'amagambo menshi abantu bagiye bavuga yo muri BK Arena y'ibintu bigiye bitandukanye, intambara z'urudaca abantu bagiye bakomeza kugenda bazana amatiku n'amatiriganya bagiye bavuga kuri BK Arena, ibibazo bagiye bashinja BK Arena. Wabonye ko byakemutse. Tukanashimira na team yose, nanashimira team yose yafashije The Ben. Nashimira Muyoboke Alex, nkashimira Nopuja, nkashimira Fiacre, nkanashimira n'abandi bayobozi, nkanashimira n'urwego rw'ubugenza cya LIB, nkanashimira na polisi y'igihugu, nkanashimira n'abandi bantu batandukanye. Mama urwa Gasabo Scovia ni umuntu muzima cyane kuko muri press conference yarari ubona ko n'ibintu yabishyize ku murongo neza cyane. Abanyamakuru binjiye mu buryo bwiza, apana byazagara, ubona ko ari ibintu bimeze neza. Ahangaha akwiye kwimuka. Yarimutse kandi Scovia yarimutse cyane. Ikindi akaba yarashinze nawe televiziyo yiwe. Yarayishinze Mama urwa Gasabo. Mama urwa Gasabo. Yego. Mama urwa Gasabo wowe yitekereje ubona igiye kuza gukora iki muri social media cyangwa se muri showbiz. Igiye gutanga akazi mu rubyiruko, muri bamwe mu bafite ubunararibonye, mu bafite impano, mu bafite experience mu bijyanye n'itangazamakuru, mu bakunda siporo kuko n'ubundi Mama urwa Gasabo kenshi na kenshi yankunda kubona ikunda gukora ibintu bya siporo. Igiye kudevelopa siporo, igiye kudevelopa entertainment, igiye kudevelopa showbiz, igiye kudevelopa n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Ubona ko igiye kuza kwiyingikanya n'izindi televiziyo mu rwego rwo supporting urubyiruko no gufasha urubyiruko kurukura mu bukene, ndetse no gusapotinga n'abanyamakuru muri rusange, ndetse no gufasha abantu ku understanding ibindi bintu bitandukanye n'amakuru yo hanze agiye. Ntago wancika akabazo nakakubajije kuri 3D barakwirukanye cyangwa warasezeye? Narasezeye. Kuki wahagaritse? Maze n'igihe naraguzwe n'iyindi cano bita Inyange TV, nayo nayikozeho igihe nari nasinye contract yabo irarangira, ndigendera ngenda n'ahandi, mfite n'ahandi hantu ngiye gusinya contract abanyarwanda bagiye gutangira kumbona. Ujye kujya unyuza icara wige? Mfite content yanjye nshyashya. Yihe? Mfite content yanjye nshyashya bita Cour du Soir ngiye gutangiza. Wiki? Urishwa neza ko izafata se? None si yindi yaje yo uhari. Twarabyizeraga. Nta kintu cyanjye ngiye kitajya gifata bitewe n'uburyo mba nagikoze. Reka ngushimire, ariko nawe ubufite abantu n'ubundi uri buze kuza gushimira muri rusange. Reka ngushimire kubw'uyu mwanya kubera ko uri umuntu ukunda kuba uri bize cyane, usigaye waragize akazi kenshi bya hatari, ariko ugiye no gusohora indirimbo. Njya gusohora indirimbo nshyashya bayita Ibibica, iri kuri EP yanjye bita Icara Wige. Ndi kugenda nsohora y'indirimbo imwe mu rwego rwo kugira ngo ntaza guforopingisha indirimbo zanjye, aho nzamara kuzisohorera zose kuri YouTube, zose nzazifata nzishyire kuri all platform. Niyo system napanze gukoreramo. Muri aka kazi natangiye nkora uko wenda twanakoranye, uri kumva ari biki nkwiye guhindura cyangwa ari biki nkwiye kureka? Ukwiriye kwiga imivugire, ukanirinda kuba wasaza umuntu mu kiganiro. Urumva hari imivugire ukoresha mu kiganiro ishobora kuba yatuma umuntu akubwira nabi, ugasanga wakoresha umuntu nk'ikosa. Urumva wowe ntago ukoresha imitekerereze yawe, ukoresha imitekerereze y'abandi bantu. Ukwiriye kuba nkawe, ntukajya ujya muri comment ngo ugendere ku bitekerezo byawe. Ntago nagiye muri comment. Ugendera ku bitekerezo byawe, uvuge ngewe nkanjye, uvuge nkawe nka Babu, ukoresha opinion yawe. Uvuga ati ngiye Babu ndi umunyamakuru wipanze akazi, nkwiriye kuba nabaza umuhost umuntu na hostinze ikibazo iki niki, akaba ari wowe giturutsemo. Apana ibyo kugendera ngo uko byavuzwe ko runa ngo wowe sinjya breaking. Nta nimba ukoresha fact. Oya, fact ukoresha ni iz'abandi, ntago ari izawe. Araba breakinze byagoranye. Hari ku breakinga, ubundi breaking ni ikintu ufite fact. None se ubu wajya ku breakinga nk'inkuru yanjye utayifite? Wapi? None
jya breakinga rero ikintu ufitiye gihamye kuko nicyo bita fact nicyo kintu kitazaguteranya n'abantu nicyo kintu kitazaguteranya n'abantu uzajya ukora inkuru nziza ukaba umunyamakuru wa fresh ukaba umuntu wa danger ukajya muri systeme nziza ukirinda kwinjira mu miryango y'abantu ugakoresha wowe ubwonko bwawe utateranyije abantu n'abandi ahubwo ukabaho nka wowe nyine. Ubu abanyarwanda bizere yuko 155 nta kibazo mufitanye? Nta na kimwe. Rugaju Rigani? Nta na kimwe. Yago? Nta na kimwe. None wari uri kwibaraguza? Oya, kandi ibyo ngibyo byose byararangiye. Byararangiye. Ibyo kandi ibyo bintu nabikubwiye yuko nabivuze bitewe nuko umwaka wari uri kurangira mu byabaye. Genda usubira niyo mpamvu nakubwiye ngo ukoresha ubwonko butari ubwawe. Wagakwiye kujya ubaza umuntu utabanje kureba udushoti tw'utu video abantu bagiye batanga. Nimba ugiye no gukomantinga ku kintu ubanza ugenda ureba ikiganiro cyose wumve ngo uyu muntu yavuze ibi. Ibintu byo kujya kureba akantu runaka ya postinze Mideli Rwanda ya postinze akantu Dinyo nyawe ya postinze akantu runaka ya postinze. Before yo gukora ikiganiro banza ugenda ucyumve ugisesengure nujya guhostinga umuntu umubaze ibibazo bitewe n'ibyo wowe wumvise muri ibyo bintu utagendeye kuka umuntu yakase kuko TikTok ikatutuntu twawe bitewe no kugira ngo bagende bitwikira mu buryo bwabo ariko ugasanga umuntu ntiyumvisha ikiganiro cyazo. Ubu nkubajije ngo nka end ya kira kiganiro waba uyizi nsoza kira kiganiro navuze gute? Waryamye murare. Oya ibyo iyo ni end ibaze ko aho hantu none nge kugira nkwereke ko nkurusha n'ubwonko kira kiganiro hari aboro ndyama murare hari hageze ku munota urumva hari hageze ku munota wa 25 n'amasegonda 16. Sure reka mbirebe kuki utabirebye karisi? Reka mbirebe no unakubajije endi yayo ni yihe urumva se utari umuswa twifungira ikiganiro Sky turero kwa ko tugiye gusoza n'ubundi haraburaho gatoya cyane ari ibihembo award na muzika isango na muzika byatanze wigize ubibona kandi naragiyeyo wari uhari bavuga yuko ngo igihembo bahaye Zeo Trap kitari kimukwiriye ko ngo cyari guhabwa yamana. Ntago bishoboka kubera ko akanama nkemuramaka kateguye isango na muzika award babanje kubitekerezaho kuko ntago bagiye kuyihereza CEO batazi ko yamana hari yamano yarakoze na Zeo arakora ariko mujye musubira inyuma munatekereze mwibuke yuko kiriya gihembo bahaye CEO bakimuhaye nk'umuraperi w'umwaka. Genda usome neza hama Bulldogs bamuhaye icyo umuhanzi w'umuraperi uje uwo mwaka mushyashya. Ugenda usome kuri liste ntago bari bagutumiye ugenda usome kuri liste ya ibihe ku ma invitation batanze bari gutumira abanyamakuru bazaza gutora. Baravuze ati umuhanzi mushyashya w'umuraperi urumva umuhanzi mushyashya w'umwaka. Ese ko wigeze kuvuga ngo amajura muzanye byagenze gute? Amajari karahari miziki ntabwo ejo bundi yasohoye indirimbo bita ngo Cira Birarura. Cira Birarura ese bayisohoraye kuri YouTube ntiyayisohoye se? Indirimbo irahari. Indirimbo irahari. Niwe manager? Oya manager ni Njuga. Niwe Njuga niwe manager we? Manager ni oya barakorana niwe manager we? Reka iyo ndirimbo mbanze ndanayirebe. Bayita Cira Birarura. Reba Birarura amajire Birarura aramwibye na Chano yanasohoye n'iyindi ari kumwe na Trizy 96 hamwe na Nuze na Andera arimo n'undi muja murimo. Niwe manager kweli Trizy 96 n'undi mupeti bitaro cameraman wa Gasukura Chukasi umukameramani wa Gasuku no mu director wa Gasuku ibeshi ikine amaja zago kubite copyright kuri Amazose avuga yuko ibihangano bye mushaka ari twe twabyiye dore iri kuri channel cyacu ifite 5000 ya Maji the Black ya indi barayibye sure ya akabantu bakomeje kwiba macano cyane narinzi ko ari wo mu managing kwa ko wavugaga ngo ugiye kumuzana muri game. Oya nje turakorana mu kazi tukorana muri company ya Roots Investment Group tukana muri company ya ari nawe wamujyanyeyo tukorana muri company ya B1 yego
ari we wanamujyanyeyo. Ni umuji wanjye nagombaga kumuzana nyine nkamusapotinga. Yego reka ngushimire Skytu. Urakoze nawe Imana igumugisha. Wakoze cyane. Komeza ugira umwaka mushyashya. Yego sana. Kinyobwa ni B1 Gin, internet yihuta ni ya Mango 4G. Nakubwira ko ukeneye gukoresha telefone yawe mu buryo bwiza, wanyarukira mu mujyi ukagenda muri Kigali Keti Phones, ukagenda bakaguhereza telefone nziza cyangwa se bakanigukorera mu buryo bwiza. Dufite accessoires zose zitandukanye, amapochette n'ibindi byose bitandukanye, imashini nziza z'ama laptop, byose wabisanga muri Kigali Phones Shop ni mu mujyi, cyangwa se uhite muri Keti Phones Shop. Inzoga nziza y'igifuro wagakwiriye kunywa ukamera neza ukagubwa neza, bayita Red Flow. Nakubwira ngo niba ushaka kunywa inzoga nziza mu masaha y'umugoroba utari butware ikinyabiziga, wakinyara ka B1 Gin kagakomeza kugushyira mu buryo bwiza. Thank you. Reka nshimire rero abantu bari bakurikiranye Amuzozi TV show, nizere yuko bakomeje kugenda baryoherwa n'ikiganiro cyacu. Ikindi reka mbabwire ngo mujye mwibuka gukanda subscribe cyangwa se munasharinge munatere na comment nyine ibitekerezo byanyu, kuko iyo tubibonye duhita tubona yuko mwadukurikiranye mwanatanze ibitekerezo uko mubyumva. Reka tubashimire rero ibiganiro byacu, murabizi ko ari akagaruka. Ciao ciao.